Yesu ashimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwanya wacu You Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko, urugendo turimo dukomeje umunsi ku munsi, ari nta yindi ntero, ari nta kindi dutekereza uretse kureba ku bubyutse, imbaraga z'Imana mu itorero kandi ubwiza bw'imbaraga z'Imana mubera. Ibyo ngibyo twasanze isi nta kindi gisubizo kindi ikeneye, ibibazo ifite byose n'abanyamafaranga n'abatunzi n'abanyabwenge bayo barabinaniwe. Imana niyo yonyine ifite igisubizo kimwe rukumbi, ari cyo cyitwa ububyutse. Yahise imaze isi ikoroherwa. Ni ngombwa rero ko abajene Imana ishyizemo amasezerano n'amasoko y'ububyutse bahaguruka bagatangira urugendo rwo kwinjira muri ubwo buzima Imana ibateguriye. Ububyutse burahari rero. Ijambo ry'Imana uyu munsi dukomeje gusoma Yohana, n'ubundi turacyari mu gice cya 14. Hari amagambo ku murongo wa 25 avuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi turebana ku Mwuka Wera, tumaze iminsi mike cyane tuvuga Umwuka Wera ninde, kandi tumaze iminsi tureba ukuntu Umwuka Wera aba muri detaye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mwene data, mushiki wanjye, ndashaka ngo uyu munsi twongere kumva kandi icyo Imana ishaka kuvugana natwe, hamwe no guhabwa umugisha wo guhinduka uko Imana ishaka, hamwe no guhabwa umugisha mu rugendo turimo rwo gutumbira ububyutse. Ni ngombwa ko tumenya ko Imana ikwiye kudutegura, Imana ikwiriye kuduhamagara, kandi Imana ikwiriye kudushyiramo ibyo ishaka ko tumenya, hanyuma bikatwinjiza mu bushobozi ishaka ko tugira. Umwuka Wera umufasha. Umwuka Wera dusomye hano uyu munsi, Imana yashaka kuvugana natwe iki kuri we. Niwe uzabigisha byose. Ndashaka kukubwira ngo Umwuka Wera ni teacher. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo namara kukwigisha abibutsa ibyo nababwiye byose. Umwuka Wera ni reminder, arakwibutsa. Haleluya. Izi ngizi noneho ni imimaro. Yesu ashimwe cyane. Ni role z'Umwuka Wera mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe. Nimba Umwuka Wera ashobora kuba umwarimu, azabigisha byose. Haleluya. Hanyuma kandi umva ikindi kintu azakora, abibutse. Ni reminder, azaza akwibutsa. Reka nkubwire, ejo twaravuze ngo Umwuka Wera ni Kristo wagarutse kubana natwe atari muri uyu mubiri. Umva ukuntu byemera, nuko ni umutica. Haleluya. Menya neza, umva neza, sobanukirwa. Umwuka Wera ntago ari oxygene, hoya arafatika. Twararebye ijambo riravuga ngo abisi niba murora ariko mwebwe muramurora. Umva mwene data, nkubwira ibintu by'Umwuka Wera turi kuvuga ntago biremereye, ntago bigoye, ntago bikeneye ubwenge bwinshi, bikeneye worohe, wemerere ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwawe. Ijambo riratubwiye ngo Umwuka Wera azabigisha. Burya ibintu utazi ntago ukeneye umupasta n'umuntu w'umuprofete runaka uri ku rwego. Burya Umwuka Wera ni profete mwiza, n'umutica mwiza. Haleluya. Umwemereye ukamubwira nyigisha, Umwuka Wera yakwigisha. Ugiye ugera ahantu ukibagirwa, arakwibutsa. Nicyo yaje gukora. Umwuka Wera yicaye muri pozisiyo yo kukwigisha, yo kukwibutsa. Umenye ko ibi ngibi abikora. Ububyutse turi kuvuga n'ubuzima abera bijizwamo n'imbaraga z'Umwuka Wera, hanyuma bakabaho ubuzima bwo gukora ibintu isi yananiwe gukora. Ninde n'iki gikenewe kugira ngo ababera b'Imana bagere aha hantu ho gukoreshwa n'Imana iyi mirimo? Ni igihe bamaze guhishurirwa kumenya koko neza imirimo ndetse n'imiterere n'imikorere y'Umwuka Wera mu buzima bwabo. Ntabwo Umwuka Wera azaza gukoresha nka robo, oya. Ntabwo azaza gukoresha nka stati. Imana umunezero wayo nuko yaremye umuntu kandi ikifuza ko umuntu ahingira ubwami bw'isi. Yesu ashimwe cyane. Ni ngombwa ko Imana igusubizamo ubushobozi bwo guhingira ubu bwami. Ni gute Imana igusubizamo ubushobozi? Nuko iduhishurira kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Nuko iduhishurira kumenya icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Nuko iduhishurira kumenya imirimo yateguwe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imirimo yateguwe muri Kristo Yesu kugira tuyigenderemo ni iyihe?
kugira ngo tuyigenderemo ni iyi ngiyi, nuko iduha ubwenge bwo kugira wishurirwa kumenya abo turiho muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ngo Umwuka Wera mwakorana, ukujya ufata telefone yawe ugacatinga n'umuntu ari muri Amerika ari hehe na hehe, niko ushobora gufata umutima wawe ugacatinga n'Umwuka Wera akakwiyigisha, kuko ni teacher. So iyo byagucanze urakwiriye kumuhamagara, teacher, Holy Spirit, ngwino unyigishe. Haleluya. Iyo byakuyobeye wabyibagiwe, ushobora kumuhamagara, Mwuka Wera, ngwino unyibutse aha nabyibagiwe. Ariko biragendana n'ijambo rivuga ngo kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi, ariko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike. Ni ngombwa ko utangira uyu munsi ubuzima bwo kwitoza kugendana n'uyu Mwuka Wera, agatangira kukwigisha. Nago ikigero mwene data runaka yumvaho Umwuka Wera ari nacyo nawe utangiye kwiga ku Mwuka Wera uyu munsi wakumvaho Umwuka Wera. Ariko ijambo ryaratubwiye ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Tangira uyu munsi kuba inshuti n'Umwuka Wera. Tangira uyu munsi utumira Umwuka Wera kuza mu buzima bwawe. Tangira uyu munsi kumubwira, Mwuka Wera wamfashije ibi ngibi, wanyigishije ibi ngibi, Mwuka Wera nyibutsa. Izi nizo lore ziwe tubonye uyu munsi Imana yifuje kutubwira. Mwene data, ububyutse guteranyaho kubana n'Umwuka Wera, guteranyaho kwigishwa n'Umwuka Wera, guteranyaho kuba ubuzima buri connecte budacika n'Umwuka Wera, ntago bijya bisigana. Imana ikumpera umugisha. Imana iguhereza umugisha wo kwigishwa n'Umwuka Wera, kuko bimenye guhera uyu munsi utangira umwemerera kwigishe. Ibyo twumva mu ijambo ry'Imana umubwire, n'umutica mwiza azakwigisha. Ibyo wibagirwa, bya bindi uvuga ngo ndibagirwa, mfite abadayimoni bantera guforomata ubwonko, oya, nta kindi cyabaye. Ntabwo wahishuriwe kumenya ko Umwuka Wera ashobora kukwibutsa. Jya umubwira nta ibyo Satani yatwaye yabitwaye, ariko noneho Mana, Umwuka Wera uramumaye anyibutse, azakwibutsa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana yasanze abadayimoni baforomata babaho, irangije itibwira Mwuka Wera, nawe ikintu uzakora uzajya uwibutsa abana banjye. Hanyuma rero ibyo atwara nta kibazo, kuko dufite ahandi tubigaruriza mu izina rya Yesu. Habwa umugisha Youth Time Revive. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, ni ngombwa ko tumenya, dusobanukirwa, twumva ubu buzima kandi tutangira kubuviva, kugira ngo izi mbaraga zikore. Nuko tumenya, nuko tugira understanding, nuko duhishurirwa kandi twigishijwe n'Umwuka Wera. Amasoko y'ububyutse ari muri twebwe agaturika, agakora iby'Imana ishaka. Habwa umugisha. Yesu mugendane, mugumane none n'iteka ryose. Amen.